habura iminsi mike ngo ashyingirwe. Aza yirukanka ku cyumba ahantu bakuraga imyenda yo kuba bakwambara bakoze ubukwe. Agihinguka yishimye cyane, urabona hari ibyo yaje arabona nawe ubwo wari wowe byagusaza. Yaraje asanga umugabo we ari kumuca inyuma n'inshuti ye magara yari buze kumuhitiramo ivara. Ikanzu ye y'ubukwe niyo yasanze ari kumuca inyuma yambaye. Yaratunguwe cyane amera nk'umusazi, amera nkaho avangiwe, urabona ko agizemo ikintu cy'ikibazo. Arangije umugabo we yaramurebye, fiance we yaramurebye ati wikwigira gutyo wipanika, n'ubundi nta mahitamo ufite, nta wundi mwanzuro wafata, n'ubundi urabizi ko nkwiyoborera. Wa mukobwa yagiye gukuramo ikanzu ye y'ubukwe, arangije amuzanira agatimba yarasigaranye mu mutwe, arakamuhereza atakira Susan. Arangije ati wiyiteho, arigendera. Arangije asigara aho ngaho yihumuriza agatimba ke bahoze bakorana amabara bambaye. Noneho arangije ati okay. Umugabo ati byari impanuka sheri, byari impanuka Susan. Ati tuvuga ko ipantaro yawe yaguye hasi ku mpanuka, umukandara urifungura ku mpanuka, turi umugome wagiye hejuru y'umukobwa ku mpanuka. Arangije arahindukira kiramureba ati Susan mukundwa wipanika, reka gupanika. Kiranamusoma, disi yarababaye, agahinda karamwica. Arangije kiramureba ati wikwigira gutyo, urabizi ko amahitamo y'urugo rwanjye n'urukundo rwacu ari ibyanjye n'ababyeyi bawe, wowe nta kintu na kimwe wakora. Umuhungu yarasetse bisa nk'uwo yifitiye icyizere, n'ubundi yarasanzwe amuca inyuma akihangana uko bigaragara. Arangije aramubwira ati isi kuri kwigira nabi gutyo ugapanika, uragira ngo uruhu rwawe noneho rusaze kurushaho? Uzi ko ejo bundi tuzakora ubukwe umusibe ejo? Arangije ati nzabizi neza ko nzabukora. Ati ariko uraza kuba wareba igikurikira. Kiramwegera disi kimwambika ka gatimba k'ivara. Arangije agira umujinya ati nubwo nakora ubukwe mu minsi 2 cyangwa 1 ariko sinzabukora n'umugabo uca inyuma nkawe. Steve disi yarasetse bisa nkaho n'ubundi abantu bisanzwe ko abantu babi nta mpuhwe bagira, nta cyaha bagira, bumva ewa ibyo barimo byose bibi bari mu kuri. Arangije umukobwa yaragiye ati ndabona umukunzi mu minsi 2 yonyine. Yarirukanse n'umujinya mwinshi na depression ya hato na hato. Murabizi ibintu by'urukundo namwe ukuntu bitesha umuntu. Arangije barakwereka hano yahise abona umuntu usa nkaho ari umukarani afite imbuto ku kantu k'agakarito. Aramuhamagara atumva mukarani we, ati waje hano tukavugana? Nta kibazo mukiriye. Ati none se bimeze neza? Ati bimeze neza. Ati ahubwo sinakubaza, ati none ubundi ufite umugore, ntabwo uri mariye cyangwa uri umusore? Ati woya nitwa Jamali, sindi umusore, ndi umusore sindi mariye, uretse n'ibyo simfite n'umwana, ndi umusore. Ngira ati se ukeneye kuba wakorera amafaranga menshi? Umusore ati se ninde wabyanga? Ati ndafite ikiraka ngomba kuba naguha nkaza kukwishyura nimugoroba amafaranga yawe 1,000,000. Ati niba ubyemeye kora mu kiganza. Umusore ati ndabyemeye, ndi tayari, nitwa Jamali. Arangije aramukora mu kiganza, aramubwira ati kora hano ubundi nizere ko tupanye gahunda ya nyayo mukunzi. Hahise hakomoka haturuka wa mufiance wiwe w'ikigoryi ati shiri basaze, ibi ni ibiki? Ati ugiye kujya ugenda usabirize inkunda mu muhanda kandi mpari. Ati nta kibazo byose ni wowe wabiteye. Wa mukarani yahise atabya bipome hasi, araza ati igirayo, nta sano ufite ko wasaze? Umugore wanjye mwiza nk'uyu ni uri gutesha umutwe gutya mu muhanda. Arangije umujinya uramwica. Steve areba ukuntu bigenze, ati se muhuriye mu muhanda nonaha urumva abaye fiance wawe kano kanya? Noneho birangiye, arangije aramubwira ati nta kibazo nimugende. Umukobwa yarebye ukuntu Jamali amwitayeho nyamaza mu masegonda 3 bahuye, abona
Steve yamwitagaho kandi bamaranye imyaka irenga 2. Aravuga ati n'ubundi Steve wowe uri uwo kumbabaza gusa, uri nk'ikimungu cyaje mu buzima bwanjye, nta kindi kintu umfasha, nta kindi kintu mariye uretse kunesha umutwe. Ati sheri nyura hano twigendere. Steve tumureke yasaze uriya yataye umutwe, abagore baramuyaye. Steve ati nimugende n'ubundi muzarindagira, muzabera ibirara ku muhanda. Barakwereka hano hari umujyi mwiza, hari amayubako meza. Yaraje amwambika impeta, amuhereza ururabo, yamwambitse impeta y'iparasitike. Arishima ubwo nyine ngo ubukwe bwabaye, basinziranwe, urabona ko bameze neza. Ntabwo ibyishimo bya nyabyo ubihabwa n'amafaranga, ntabwo ubihabwa n'ibya mirenge, ahubwo ubihabwa n'umuntu wa nyawe, kabone nubwo mwaba mufite bikeya. Reba ukuntu Suzana yishimye mu buzima bwe kandi ari kumwe n'umukarani. Arangije ati ngwino hano mukunda. Umugabo ati rero Suzana, nubwo sheri wawe wamurakariye kuriye, ariko ntabwo ari ngombwa ko wiyangiza ngo wakunda umuntu wanjye. Nta mafaranga mfite, ntaki, urabizi ubuzima bwanjye, twahuriye mu muhanda, ndi umukarani, ubu nakugeza kuki? Umukobwa nyidisa amarangamutima yamurenze, aranarira arishima ati nabonye umuntu mu buzima unyitaho, basi niyo byaba ari by'umunsi umwe ukore, utarimo kunca intege, byibuze ngira icyizere ko ahazaza nzabona umuntu we nyawe nanjye mu buzima bwanjye. Suzanne yarishimye, ariko bigaragara ko mu maso ye yatangiye gukunda umusore. Buriya umuntu akwitayeho muri duke afite, ni byinshi yazakwitaho kurusha wa wundi ufite byinshi utanashoboye kugushimisha. Yarangije barafunguye barinjira ati dore ni hano ntaha, ni hano mu rugo niho ntuye. Ati ni karibu, ati wacu ni hano, disi ni mu bakire. Umusore yagezemo aribura, abona ababyeyi b'umukobwa bari kunywa wayini, dore papa we, dore na mama we. Baramurebye ati se ubukwe muri kubwitegura? Ati woya, dinamaje gushyingiranwa n'uyu mugabo papa. Baratungurwa cyane, gusa na wa musore nawe yari ahari, ati bamaje gushyingiranwa n'icyo kirara. Bose baratunguwe, aravuga noneho birangiye ati ndishimye, nashyingiranwa n'umuntu nkunda, utanca inyuma, unyitaho iwana. Ati Steve rwose ntago ari type yanjye, si ibyishimo byanjye, sinahari ubu hanjye, sinahazaza hanjye, kuko niba atabaye uyu munsi hanjye ntiyazaba n'ahazaza hanjye. Baratunguwe, umugore abwira umugabo ati sheri umwana wacu bamuroze, ntabwo ari gusa, ati n'ubundi icyo kirara ntabwo cyaba kitamuhaye, ikirara cyo mu muhanda ntabwo cyaba kitaturogeye umwana. Birangiye uyu muhungu bari kwita ikirara yarabarebye, aravuga ati oya ntabwo ndi ikirara, umugore wanjye nzakomeza kumwitaho. Undi yaravuze ngo uyu muhungu bashyingiranwe n'umugome, wa mufiyanse we wa mbere, ati ni umugome, yanshitinze mu muhanda aranahubita. Steve ati yanshitinze, naho Jamara ati n'ubu nanagukubita narabisubiramo. Papa we araza aravuga ati oya mwana wanjye, icyaba cyose ugomba kubana na Steve, niwe mugabo mukwiye kubana, imyaka yose ishize niwe muntu twaguteguriye wo mubane, niwe ukwiye kuba umukwe wacu. Umwana arababwiye ati icyo mwitaho ni ibyubahiro byanyu n'amakuzo yanyu, ariko ntabwo mushobora kuba mwakwita ku byishimo byanjye habe na gato. Arangije n'umujinya mwinshi n'amarira menshi arababwira ati nzaharanira kubashimisha ubuzima bwanjye bwose, kuva mvutse ndengera 27 rimwe nitaho nshimisha, nta n'umwaka mwama wo kwishima, nta n'umunsi n'umwe mwama wo kwishima, ngo mbe nakora amahitamo yanjye. Se mujya mutekereza no kubyiyumviro byanjye basi? Ati ntago nashyingiranwa nawe, yanciye inyuma. Se yarabarebye arangije ati Suzana mwana wanjye, yaguciye inyuma, ariko izo ntago ari impamvu zadanje. Ati si ubu uri umwere, ntago ari impamvu zadanje zatuma udashyingiranwa nawe. Ibyo twatakaje ni byinshi, abashyitsi, amputation twamaje kuzitanga, ubu mu kanya abakwe ba mbere baraba bahageze. Ntudusebereze, ntutumenere umuceri, ntudusebereze umuryango. Arangije ati ibyo mwitaho ni amafaranga n'ibyubahiro byanyu gusa, nta kindi kintu mwitaho, nta rukundo rwanjye, nta kintu na kimwe muba mwitayeho cyanjye. Arangije naho nyina ati mwana wanjye, ibi tuba tubikorera ibyishimo byawe by'ahazaza hawe. Arangije ati ntabwo mu nkunda habe na gato. Nubonye ko yamaramaje ise
erega ubwo niba udashaka kubyumva ntari kandi bane n'uwo mukino wawe n'ibindi n'amafaranga ya konti yawe amakarita yawe usigare uri umukino n'ibindi ndabona niko kubona niba ibindi bintu areba mama areba nawe undi ararangije ati nta kundi nta muntu n'umwe unkunda abo n'uwo bari kumwe Jamali niwe wenyine umwitaho. Yaraje Steve abwira Jamali ati se iyi divorce wigeze uyitekerezaho ra? Jamali ati ntago bishoboka ko umugore wanjye ashobora gukora divorce nanjye ngo kugira ngo abone byose. Bose baratunguwe umuhungu bitewe n'ukuntu yabivuze ari seriye bisa nkaho hari ikintu yokeje kidasanzwe. Ati mugore wanjye mwiza twigendere n'ubundi ndabona aba bantu wagira ngo ntibagukunda. Baraje bagera hano ahantu hari ibikarito bya pome n'ibitebe by'ibibaho n'ibiki byashaje. Baricara Suzana asa nkaho hano arimo kwicuza cyane avuga ati wenda niyo nkomeza kuba umugaragu nkareba ko nabona nk'ibihumbi 100 nkita kuri uyu musore ubu ndamuhunda n'amafaranga yose ntayo arimo kurira cyane. Umusore yaraje aramubwira ati Suzana intambwe wateye yo kuza mu kuba wakwiyitaho kwisanzura kwishyira ukizana niya nyayo ntucike intege kandi ntusubire inyuma. Uri inyuma mukunzi uri inyuma cyane rwose mushiki wanjye. Arangije ati ibyanyabyo riri ati ya arangije ati basi turabona naho kurara ijoro rimwe. Nuko Jamali ati ya umugore wanjye niteguye gukora buri kimwe niteguye kubira icyuya buri kimwe ukabona aho urara. Hano bino bikarito by'amapome n'ibiki ndabijyana byose mbigurishe nitumara kubigurisha tube twabona amafaranga yo gushaka icyumba muri hoteli tujye turaramo twogeremo tubone n'ibyo kurya bya mu gitondo. Arangije ati okay yumvishe ko byibuze ari ibye ati kuva ari ibye wenda turabona aho kuryama. Nari mfite ikibazo ati reka mpaguruka ahubwo mbe nabitunganya mbiterurane tubijyane tubigurisha hakiri kare. Jamali abonye ukuntu umukobwa ari inkwakuzi n'iki ati sheri hoya umugore wanjye agomba kuba yicaye yishimye ameze neza ndi kumwitaho ntabwo agomba guterura imitwaro nicaye. None se ni wowe ugomba kunyitaho umugore mwiza cyangwa ni ugomba kukwitaho? Izikeya ziraha mana yanjye. Noneho birangije yamuhereje agapome ararya nawe ararya barishima barebana akana ko mu jisho baraseka. Suzana ati n'ubwa mbere nishimye kuva natangira kujya mu rukundo. Arangije yaramurebye aravuga ati bino bintu byaba ari ibyanyabyo nyamaze. Noneho aramutamika aramugaburira barasangira barakina ewana. Urabona ko Suzana yasura yari kanyare kubera urukundo rubi yakeye. Noneho aramuganiriza bararebana barebana akana ko mu jisho buri umwe wese akabona yakunze undi. Yarangiye Jamali yaramurebye disi igisore cyacu ni cyiza nacyo areba mutemba nshyushyu wacu hano disi ni keza ni akamarayika. Bombi bararebana babona imitima yabo hari ikirimo kuvuga iri kuganira. Byarangiye imitima yabo yabakoresheje ibyo batakekaga barasomana barishimirana. Jamali yumva hari ikintu cya danje gihindutse muri we n'umukobwa abona nuko arangije ati urabizi sheri ngomba kugenda ndaje. Umukobwa ati se kandi uransize nawe ugiye? Agahinda karamwishe ati ibi bintu ni ibiki nta muntu nzigera mbona mu buzima bwanjye dukundana. Barakwereka hano hari isoko ricuruzamo ibintu by'amazahabu n'ibiki ibintu byiza by'imirimbo niho umuhungu yaje. Birangiye Suzana yaricaye irungurira mwica atekereza icyabaye ati se ubu n'uyu nguyu aransize kweri? Steve yahise ahinguka araza asanga umukobwa yubitse umutwe mu ngofero ati ibyishimo byawe se yagiye hehe sheri fiance? Umukobwa ati aho yagiye ntago bikureba. Steve ati buriya wabona yanagiye kwiba ku bwawe cyangwa yanagutaye yagiye yabonye ko nta zahabu kurimo. Umukobwa ati ntaribi disi usigaye umaze igihe kingana iki hano umutegereje ra? Umukobwa aricecekera ati ibyo ntago bikureba niyo naba amaze iminsi 2 ntago bikureba. Ati yewe tubuse ntiyagiye kwiba
cyangwa ntiyagutaye akigendera ko nabonaga ari nk'umusazi cyangwa umukobwa agahinda karamwishe byose arigunga ati se mana yanjye nzagira gute umuhungu araza amwicara iruhande ati umva mukundwa nta mpamvu yo kwigunga njye ndacyahari kandi urabizi ko n'ubundi cyaba cyose ngomba gushyingiranwa nawe. Arangije wa mukobwa areba impeta bamwambitse y'icyizere bamubwira ati intambwe wateye ni iya nyayo ndagushyigikiye nkuri inyuma. Arangije aramubwira ati oya ntabwo bishoboka ko njye nabana nawe. Nuko umukobwa yabuze amahitamo arakomeza aramwinginga ati ngwino tujyane. Umukobwa atekereje kuko asanga akwiye kujyana na Steve nta yandi mahitamo yabona. Agihinguka yasanze wa mukobwa Belinda wamucaga inyuma n'ubundi ayicaye mu modoka yiwe. Ati se kandi uyu nguyu ari gukora iki niba uje kuntwara wabipanze wanabishakaga koko? Ati hari dere turi gukinana ndetse na business nyinshi atariko ibi biraza kurangira nta kibazo injira mu modoka. Yakoze kuri ya mpeta y'icyizere bamwambitse aratekereza ukuntu bamubwiye ati intambwe wateye ni iya nyayo yo kwishyira ukizana kandi ndagushyigikiye. Arangije turabizi Steve ndabona n'ubundi ari ukumbabaza ntabwo nabana nawe sinanajyana nawe. Yahise aza ashaka kumushyira mu modoka ku ngufu akijya kumukoraho Jamali yahise aza ati umugore wanjye ni icyitonderwa wa pumbafu. Umuhungu arangije aratungurwa cyane. Amaze gutungurwa ati bya bintu menya biri seri. Ati se none nari nagize ngo wirukanse nawe uransiga. Arangije ati oya ntabwo nagukubona nagiye gushaka iya nyayo. Umugore wanjye agomba kwambara iya nyayo takuba namukunze gusa. Arangije abona afite impeta ya zahabu mu ntoki. Umukobwa aratungurwa ati se kandi ibi ni ibiki sheri ibi ni ibiki? Iyi mpeta wayikuye he? Ko nta mafaranga ufite iyi mpeta wayikuye he sheri? Mbwiza ukuri. Noneho Steve yahise aza avugira inyuma nk'iyagatera ngo yaba yayikuye he se atayibye. Atubwo nyine yayibye atubwo yayibye. Ati oya ati ntabwo njye ndi umukarani rega ugiye kuba wamenya ukuri kw'icyo ndicyo. Umukobwa ati nagize ngo uri umukarani. Ati oya bino zino mbuto iyi ni stock yanjye mfite restaurant twahuraga nzijyanye kuri restaurant yanjye ntabwo ndi umukarani. Arangije Steve yaratunguwe ati burya bwose ntago nkwiye kujya ncira abantu urubanza bitewe n'uko mbabonye. Nuko arangije umukobwa yarishimye umuhungu nawe atera ivi aramuporopoza barishima. Umukobwa ati byibuze mu buzima bwanjye mbonye umuntu ufite byose afite urukundo anyitaho afite umutima afite n'amafaranga. Arangije barishimye Steve agenda yimwiza imoso ati burya uwawe wa nyawe aba ahari uriya muntu ugaragaza agati afite ikindi Imana yamuteganyirije. Burya urukundo rwa nyarwo cyangwa kwishima bya nyabyo si ukuba ubana n'abanyamafaranga gusa ahubwo ni ukuba ubana n'abantu bafite umutima kabone n'ubwo baba baciye bugufi. Arangije umukobwa yarishimye barasomanye bagiye iwe asanga ewana kabisa urabona ko umukobwa wacu abaye umuzungu kubera urukundo. Noneho birangiye barishimye amwambika impeta areba ukuntu ari mwiza. Nkwibutsa ko iyi ni Kevin TV1 nkushishikariza gukanda subscribe niba utarayikanda niba ari ubwa mbere ugeze hano ukande no kunzogera utere comment ukoreshe tujye tubasha kubana muri video nziza tubagezaho